abasirikare bagize wasiwasi kabaye bakubititse wari umuyobozi wawe yapfuye ari na umuyobozi wa RPF. So no kugira ngo wongere imbaraga mu mikoranire y'abari ku rugamba n'umuryango nabyo cyari ikintu gisaba ko uri umuntu uri talented. So ukagomba ku managing relations n'ibindi bihugu ngera imbaraga mu mikoranire y'abari kuri front line n'abasigaye inyuma, ukanapanga izo operations zizagarurira abantu morali yo kugira ngo bakore norwa babeshya ko ije kurinda abanyamahanga, ariko mu by'ukuri bari kuri front line. Ngewe nababonye rwose nuko mbyihutisha, ariko nzi n'izina ry'abanaga na Kabirigi, n'abanaga na Bizimungu, n'abanaga na Musonera muri Central Command. So buri command yagifiteho n'umufaransa, umusirikare w'umufaransa. Abantu abanyakubaha mwese turabashuje. Ntabwo tuganira nk'uko abatubanjije babigenje, turagerageza kubabwira inkuru tuzi mu buryo bwihuse. Kiriya kintu isego mu cyitwaga mu Cyongereza NMOG, Neutral Military Observer Group, ni ikintu cyari cyarashyiriweho ngo kuba hagati y'ingabo za FAR n'iza RPA, hagati yabo iyo habaga habaye imishyikirano twari dukunze kubona ikintu bita demilitarized zone, yabaga ari zone itarimo abasirikare. Mu by'ukuri imwe muri characteristic yakunze kuranga urugamba cyangwa struggle icyo gihe, ni bimwe mwajyaga mwumva abajene baririmba ngo twahawe kubisa umuriro basaba imishyikirano. Iyo ndirimbo ngira ngo murayizi. Bijya niko za Ansel Agreement zavutse, niko za Badorite zavutse, za Rusha, za Gomizo na za Minwari. Ariko kugira ngo nihute, Ambassador Gasamagera yaranje avuga ati nuko RPF iravuga. Ibya mbere aho sindi witindeho cyane, ariko kubera ukuntu yasobanuraga ukuntu mu Rwanda abantu barakandamijwe, birumvikana ko abantu hari mu Rwanda batari bafite ubwinyagamburiro, ni ukuvuga ngo nta organizing space bari bafite. Byaje kurangira ari uko usa naho ari mu mahanga, nubwo ari bari bafite ibibazo cyane, nabo bari bafite ibibazo bitoroshye, ariko nabo bari bafite organizing space cyangwa aho umuntu yageragereza kureba uko yapanga uko abantu bazabohora igihugu cyabo. RPA yavutse nk'imyaka 3 nyuma y'uko RPF ivutse, niyo yakomotseho niko navuga. Ariko na mbere y'uko RPF ijyaho hari abantu bakuru muri twebwe, bakuru mu nzira zitandukanye, bari baragiye mu ngabo bapanga kuzataha mu buryo bukoresheje imbaraga, kuko byaragaragara ko ibyo muri Loni bitazashoboka kandi ngo igihugu cyari cyuzuye cyane. Itariki ya mbere Ukwakira rero abatuyoraga bari baraduteguje ariko tutazi itariki, ni ku mugoroba umwe baratubwira tugende. Bamwe muri twe basanze mu tubari, umuntu agasanga agiye kunywa akabyeri ati tugende, undi bakamusanga ari ku burinzi, undi yagiye ku kazi, barakukumba, tuba twikubise Kagitumba. Abantu bakunda kuvuga ngo yaratunguwe, ariko ngira ngo yatunguwe n'umuriro wayikubise uko wanganaga kurusha gutungurwa nuko izaterwa. Hari mu office wa FAR witwa Murengera Ntwari yabaga Gabiro, yatubwiye ko baramaze ibyumweru 2 bazi ko tugiye kubatera, ariko Chantal yabivuze bumvaga tutabashobora. Bari inzirabwoba, ntago bari ingirabwoba. Ariko nyine umuriro ubaye umuriro hariya tariki ya mbere y'ukwa 10 muri 90 n'inkuru mwese muzi mwanayibonye muri museum. Nakwincouraginga abantu cyane kujya basura iyi museum, n'uyije mu bwa mbere byaba byiza yigarutse mukanayigarukamo. So igitero kirakubita uwo munsi
twagize casualty umwe gusa, umuntu yaje gupfa nyuma witwaga Christopher Karenzi, niwe casualty wenyine twagize, abandi bose baba barinjiye. Kuri uwo mugoroba General Fred Gisa Rwigema wari chairman wa RPF wari n'umukuru w'ingabo yaturemyemo imitwine, kintu umuntu yakwita battalions, ariko abasirikare bumva ko atari battalions ukurikije imibare ubundi ba muri battalion. Aturemyemo iyo mitwe ine, aduhaye briefing. Iya mbere yo kuvuga ngo wumva afite ubwoba niyisubireyo kuko haracyafunguye, atumva ko haracyafunguye ufite ubwoba nasubireyo. Iya kabiri, abo bagabo mureba bambaye uniform buriya biriya bintu bambaye hano bifite icyo bivuze. Iyo ukibonye uri umusirikare umenya urwego ariho, ukamenya n'igihugu aturukamo. Iyo briefing ntiyayitanze, ariko yavanyeho inyota ze azishyirwa mu nzu aho ngaho, n'abandi bazivanamo. Kuri njyewe message yari kuvuga ngo ntimukira abagande, kuko abenshi twari twavuye muri NRA, yari ngo ntimukira abagande. Siko yabivuze, ariko niyo message umuntu yavanamo. So iyo mitwe ine iraho briefinze, abirukanse imbere bagiye bisanzwe, deployment zakozwe hari imbere. Mu gitondo ubwo ngeze tariki 2 aduye aratera, aragaruka. Ni bya bindi bita counter attack, counter attack cyangwa attack series. Arababwira ati tugende tujye kurwana n'uri aduye. Niko n'ubundi igisirikare kibigenza. Baragiye cyangwa turagiye, hanyuma nawe araza komanda bisanzwe. Ngira ngo umunsi wari wageze baramurasa. Urumva attack yari yabaye nzima, ariko baramurasa. Nubwo yari yapfuye nyine, akazi ko karakomeje. Abenshi ntitwanahise tubimenya. Twakoze mu gitondo, twakoze operations buracya turakomeza mpaka za Nyagatare na Gabiro. Chantal avuga yavuze ngo muri FAR unzira bwo ngo bahoraga bibeshya yuko bazatsinda. Twe ntitwibeshyaga ko tuzatsinda, twari tuzi ko tuzatsinda. Ariko hari ibyo twibeshyemo. Cyambere bamwe muri twe tukiririya Bugande harimo n'amaraso y'ubusore, twari tuzi ko ari ugutunga yo gusa. Nitwerekeza umututu hariya bazaseduka. Iyo minsi ya mbere ni kuba bigenje. Ariko rero ndagira ngo munyemerere nyako hasiredi mbabwire gatoya iyo RPA mvuga yari imeze icyo gihe. Ubwo RPA irimo abasirikare batorotse muri NRA. Iyo utoroka burya ntabwo kimwe no kwimuka. So umuntu yazinga ko afite, hari abasirikare baje badafite imbunda kandi bari bazifite mu rugo cyangwa muri barracks. Umuntu yazanye minimum ishoboka iyo utoroka. Ariko tuza dufite morali nyinshi cyane, twumva kabisa tugiye kuri baretinga urwatubyaye. Abenshi ntibari banaruzi. Twari dufite umuryango wa RPF ukomeye cyane. Of course ntwagiraga office nk'iri ya Rusororo, ariko ari ukomeye pe. Twari dufite abantu muri yo group barwanya intambara ahandi. Nubwo harabaje bava, dore ko Uganda yari mu intambara, harabaje bava muri zones z'intambara. Hari n'abari barwanye imbere y'izo ngizo. Tugira abantu barwanye mu byo bita za Fronasa za Mozambique, babaye intambara za Tanzania na Idi Amin na Obote muvanaho. So twari dufite experience y'intambara. Hari ibihugu bya bigira abajenerali
barinde basaza atarasasa uretse byo muri training wing. So ntabwo na hano nyirango n'inzira goye tutazifasha ngo tuzitere byarashobokaga. So twaje tufite icyo nakwita izo mbaraga zikubiye mu murava mu experience n'uwo muryango nari mvuze, ariko tunaza twinjira muri population mu baturage batatuzi batanadushaka. Waca ku musozi bakakuvugiza induru, waca mu kikombe bakakuvugiza induru, ukabazi nguzi kwiruka wajya kwiruka ukabona umuturage akuri inyuma cyangwa hejuru y'umusozi. Tuzanye nko nayo mbivuze na logistics dufite, ari imiti ari biryo ari ntabyo, ari bike cyane. Tuza dusanga abantu bafite indege bifaru ni za brand atira rimwe birasakure, twebwe tufite Kalashnikov. Nyuma twari kujya tubana mutwara PG n'uturasi zone izo ntuzi izo blend n'ibindi bintu. Icyo gihugu tutakizi nyine nayo mbivuze. Tuza nta gihugu tutakizi ko giteye, tuza duteye niko babyita igihugu gifite abafaransa babiri bazayirwa n'ibiki n'ibiki. Twebwe no twari kumwe twamutorotse twamwibira imbunda haza twe. So muri rusange uretse no kuba nta leta, burya ni leta nubwo yaba ari leta idashinga, intambara nk'iteye ifata amafaranga ya social, igafata ya BNR, igafata ya finance, igafata ya Minagri, igafata hari institutions zose ifata resources na infrastructure zo igashyira hamwe ukahangana n'ikintu gikomeye. So ngiyo RPA yo munsi turakubise rero nkuko nari mbivuze, dukubise turagurutse Gabiro Nyagatare tujya kugera nko muri mid October. Ahanini twari blowings ku blowing niko abasirikare bavuga bagira ngo ni nka kando ishize umuriro yo haje umuyaga kumwe imira. To blowings kubera ko twarwanye nyine izo ntambara, uko tubirukanse uko ntabwo nabo bajugunyaga amabuye, ubwo twari dufite inkomere zitari nkeye, tumaze no kuruha, twafushije n'umuyobozi. So ubwo noneho ya morale navuze twatangiranye kaba karabaye. Noneho iby'amahirwe abahaje twamwitaga Afande Peace, nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubu ngubu yabanje kuba Afande Peace, bigeze aho aza kuba chairman high command, amaze gushyiraho iyo ntuzi iyo level ya high command, ukuntu structure inzo naza kubivugamo. Asanga nyine tufite uko tumeze, nta logistics, inkomere, nta miti, ariko dufite igihugu kingana n'umusozi. Asanga twarafashe n'icyemezo cyo kurwana intambara bita conventional warfare. Ni nka kuri ubona Iran ikubita na kwikubitwa, Amerika ikubita Iran bijya bisasu, ikabira hiweyinga kuvuga ati nohereze abasirikare cyangwa no kuboherezayo. Natwe twagatureze gatuza imbere y'izo brende na tirare n'indege n'abafaransa baraho ngaho baje tukibafata ari operation yose nari Norwa babeshya ko ije kurinda abanyamahanga, ariko mu by'ukuri bari kuri front line. Ngewe nababonye rwose nuko mbyihutisha, ariko nzi n'izina ry'abanaga na Kabirigi, n'abanaga na Bizimungu, n'abanaga na Musonera muri Central Command. So buri command yagifiteho n'umufaransa, umusirikare w'umufaransa. Abantu bose barabazi, abantu benshi barabazi. So ahageze aravuga ati arabireba, asanga agomba kugira ibyo ahindura. Icyambere yahinduye no kuvuga ngo yararabitubwiye n'abatari bakuru cyane,
ntabwo watsinda intambara ufite inkomere zingana gutya utagira aho uzivurira. Ntabwo wa maintaininga morale y'abasirikare bakomereka batya. None nambazi ntabwo zakomeza kuzamuka ahubwo ziragabanuka. So aratubwira ati mupange withdraw iri order, muve mu birindiro ariko mu buryo butarukirukanka gusa. So icyo kintu kiratangira. Ubwo ni mu twatangira kujya twazi the end of October, hatangira ko gahunda yo kugira ngo abantu bave mu birindiro mu Mutara hari open, igifaru bicyorohera kunyana ahantu hari open afunguye, atira repisi yoroshye yutera ahantu hafunguye kurusha mu ishyamba, n'indege byorohera kurasa ikureba kurusha itakureba. Ariko noneho na territory aho kugira ngo overstretch ni nko muracyumva nko no kugerageza kugira ubutaka bunini cyane burenze ubushobozi bwawe bwo kuburinda. So ati igihe cyo kurwana ubutaka ntikiragera. So gahunda bako haba abantu bari retreatinga bakajya mu birunga. Ariko none naba yuko tugomba kutemera hadui kugira ngo wese agende yirunde kuri abantu bagiye mu birunga. Habamo kuvuga ngo bamwe mu bantu bagishoboye ni musigare hano mu Mutara, ariko murekera kurwana nk'abarwanira ubutaka ngo mufate nkaho ari ikirombe cya Diamond. So hasigaramo force aho ngaho mu Mutara, indi ijya mu birunga kugira ngo nashobore kongera kwisuganya. Abantu bajya bavuga ngo hari hakonje cyane ngo imbeho yo mu birunga yari inahari, ariko buryo ushatse kumenya irya mbeho ko ntacyo ari twayo igeranya na rwa rusasu navugaga rwa brand cyangwa rwa tirade, usanga imbeho ntakivuze. So abantu bari retreatinze noneho nihuse by 30th ukwezi kwa 10 kujya gushira, atubwira ati nakagitumba muhave. Agitumba turahavuye, inzira bwoba zirahinjiye zikora ubukwe bukomeye cyane, zirishima zira celebratinga. Ariko ubwo hagati aho ngaho akaba yapanze akantu, numa nabonye umuntu umwe hano waruka arimo cyangwa umwe mu bari akarimo ko gukubita gatuna kwinzira bwo bazavuga ko ibintu byarangiye. Zarabanje zikorera isanduka irimo umurambo wa Fred Cotton Coats, none kandi akagitumba barahari. Wa mugani utekereza nkabo nta kuntu tategeza ko watsinze. Ubwo abo Mutara barakomeza bagahanyanyaza bakubita kambushi. Ubwo twagiye muri Gira, twavuye muri cya convention, kuko ubundi urwana mu nzira ebyiri. Uhitamo kurwana convention nk'abya navugaga, cyangwa ukarwana mu buryo burani conventional. Uburyo burani conventional butuma urwana iyo ubishaka, ukarwana naho ushaka, ugakomereka buhoro, ugakoresha ibikoresho bike, bikaguha umwanya wo kwiyubaka. Niyo rero gahunda yadushizeho. Hataraca kabiri nk'itariki 30 nk'itariki 3 bumva gatunirashwe, bayirwaho abantu bashibukiye. Se ko abantu tuzi ko bapfuye bashize bigenze biti? Gatuna barayikubise. Ubwo urumva morale yacu ukuntu izamutse, n'inzira bwoba ukuntu imanutse. Mvuze muri rusange kuva aho Chairman High Commanders nyine Fund Peace cyangwa uni His Excellency the President habayo time yo kuva ngo dukore reorganization. Ari iyo ngiyo twari turimo, ariko reorganization ntabwo ikora wihishe gusa, unayikora ukomeje kwiyubaka, unabuza umwanzi kugira ngo we nawe yira agutera uko ashatse. Ubwo rero Gatuna nyine rashwe ni ku itariki 3, barakomeje bakoze operations naho ngaho hose birakomeje. Ubwo niko uko bikora niko morale yacu izamuka. Ntabwo ndi muri specifics cyane kuko ntabwo ari umwanya mwinshi. Operations zakozwe hejuru yaho, mu kanya high briefing ati manuke hariya Ruhengeri
niho bafungiraga abanyapolitike banzwe cyane, abani naha murabizi, abasirikare badashaka n'abasivili. Ambassador Rudakubana ngira ngo niho yavanye umurava wo kujya mu gisirikare, yarimo bafashe icyo gihe barazana hamwe n'abandi. Ruhengeri barayikubise, ubwo ni twageze muri 91. So abantu bumva morali irazamuka. Ariko mu kintu nani nsimbutse, hari ibintu binayinsimbutse, Commander in Chief Fund Peace icyo gihe yagombye gukora, harimo gukomeza kumanaginga relations n'ibindi bihugu. Urumva Uganda, hari abantu bajya bigira ngo Uganda yatwohereje, ariko umuntu akwibye imbunda kuriya akanagutoroka kandi akanagusiga no ku rugamba kuko bararwanaga, sinzi ukuntu bakomeza uri inshuti ye. Murakubita abasirikare mu modoka n'ibikoresho by'abaturage byawe ngo agiye kurwana aho amwohereje akerekeza Kagitumba. So habagamo ikintu cyo kumanaging relations. Nabuze mvuga ko Abafaransa, Ababiligi, Abanyazayirwa n'abandi bari ku mpande za leta yari hano, twebwe uwo twakabaye tubana yari uwo twari twibye imbunda n'abasirikare n'ibikoresho. So that be hagomba kubamo effort yo kugira ngo to building relationship n'icyo gihugu ariko n'ibindi bihugu. So nubwo twari dufite, nayo ndaje nyivuge mu kanya, ngo twari dufite umuryango wacu wa RPF, ariko habayemo imbaraga cyane z'icyo gihe za perezida. Akagomba no kugira ngo yumva abantu habayemo ikintu cyo guhongana, basirikare bagize wasiwasi kabaye bakubititse, wari umuyobozi wawe yapfuye, ari nawe umuyobozi wa RPF. So no kugira ngo wongere imbaraga mu mikoranire y'abari ku rugamba n'umuryango, nabyo cyari ikintu gisaba ko uri umuntu uri talented. So ukagomba ku managing relations n'ibindi bihugu, ngera imbaraga mu mikoranire y'abari kuri front line n'abasigaye inyuma, ukanapanga izo operations zizagarurira abantu morali yo kugira ngo bakore, abarwayi abavurwe, gukomereka bibe bikeya n'ibindi. Ubwo niho zaje, niho haje cya za Ruhengeri, za Gatuna. Ndabivuga nihuta, haza kuza n'igihe none bongeye kohereza force mu Kagera. Idea was kugira ngo Haduyi nawe ajya ahora aho ngaho, nkawe yagavuga ati Haduyi azajya arwanira aho nshaka njyewe, ninshaka kwajya mu Kagera azajyayo, ninshaka kwaza Gatuna ze, ninshaka kwaza Ruhengeri ze, gutyo gutyo. Noneho ubwo yo ni guerrilla warfare, ifite tactics nyinshi, ndayicamo nihuta. Noneho tumaze kugarura imbaraga, aravuga ati ariko Habyarimana n'abantu bakajya bakunda kutwirataho, burya buri musirikare wa RPA hari amagambo abiri y'Igifaransa yabagaze, ikintu cyitwa centimetre. Twarinze tukigera i Kigali abantu bari muri centimetre, kuva ku Murindi, kuva kuri Boda. Ikindi bari bazi ni ikintu cyitwa Rowiti. Niyo buriya honorable Iyamuremye yavugaga ikintu cya Rowiti. So bitangira kuvuga ko nta na santimetre tugira, nta na santimetre bagira, ntaho waba hejuru yo kuba Bagande, yo kugira imirizo, kutagira iki, nta na santimetre. Noneho muri hagati ya July 91 na December aravuga ati rero ubu harageze yuko mufite imbaraga, harageze ko muca Haduyi, muca ku butaka certain places, hano hamwe ahave, mushinga ibirindiro in some places, mukomeze munagire mobile operations, ariko mufate na territory yanyu. Turagenda hariya, ndumva ari za Muvumba hariya, abantu bafata santimetre yabo, ati mucukure indake, turazicukura. Maze Haduyi araza. Haduyi aza, yari afite ibitero yahaye amazina menshi, hari za Rukokoma, hari na ratissage combine, za ratissage combine n'ibindi. Ariko burya iyo ugize Imana Haduyi akagusanga muri defense yawe, bakorohereje akazi.
si kimwe n'uko umuntu yagukubita ambush ngo ashyiraho ambuscade. Umuntu asanzwe wibereye mu wawe umaze iminsi urya ntabwo ukiri wa wundi wa mbere ya October 15th cyangwa October 30th arakwisukiriye. So bakubiswe umuriro wawe natangiye mvuga ko bakwitwaga umuriro bagasaba imishyikirano. Ngo hose harimo ibintu byo gusaba imishyikirano. Agasaba imishyikirano mujya mwibuka ndabivuga vuba vuba. Mujya mwibuka za Nsere za Padorite zikaza kuzamo za Arusha. Bya byose umutima waga wahindutse mwiza akanya gato yakubera umuriro. Ariko nyine amara kurya bagahaga bakabyibagirwa. Noneho haza amabwiriza yuko dushinga ibyo birindiro. Hariya za Songa za Gishuro na hehe Rwanda nkuko nabivuze abantu bacukura indake yabikubiseho baramurashe. None hageze baranavuga atari you know what, ubu noneho yego gerera ni nziza marayikora mukayikora neza mugacaginga haduyi mukamuvanaho ibikoresho mukamubumiza niko tubyita mu Giswahili bihagije bigatuma marayi kurwana igenda ivaho aho muciye abaturage basikemo babona ko mutari babandi bavugaga bafite imirizo cyangwa se babagande atariko igihe kirageze ko muva muri santimetro nubwo twakomeje kwita santimetro ni mwagure ibyo birindiro. Ubwo nka muri za January na 1990 ati ni mwagure ibirindiro aduha amabwiriza y'ukuntu tuzaturwana. Ariko bamwe muri twe cyane cyane abara bashumba bakaba basanzwe babizi. Hari abantu cyane bajyaga bakirana bagakubitana hasi, umuntu akakubita undi mutego bitaga ngo ni rugondi hene. Arabwira ati nubwo mbohereje kwagura iyi territory n'ubundi simvuze ngo mugende muhura umuntu ku muntu gutya, mujye muturuka inyuma muturuka iruhande, ni mushaka rimwe na rimwe mwesheje bafite agafosi kamurasa imbere. Ariko harabaciye inyuma abahungu baje kubyita nabo bari kumwe bashiki babo ngo ni ndwana rugondi hene. Tujya muri rugondi hene haduye racanganyikirwa. Uzi ko ufite blende ufite atirare ufite indege ariko udashobora kujya muri toilet, kavuti ninsohoka nkajyanga muri toilet mugabo aranyica. Ninjya guteka uriya mukobwa ara sniping, umuntu agahera mu ndake kandi afite indege, ntabwo indege iri guteruye ngo ijyane Kigali je kuruhuka. Rugondi hene rugondi hene ibindi rubwo biraguka hariya kana za Kabuga za Kabarogota ni long line. Baragenda haduye abona bimwanya ibindi morali irashira. Ubwo turi muri za 92 bumva harya ari nko mwabonaga nyine niza Arusha bahoze bavuga n'ibiki zitangira ziza. Nabonye batangiye guhagurukana hariya. Noneho iyo expansion ya territory nayo yaje kuvamo n'ibyabyo na za byumba barashe marazibuka. Ngiye kwihutisha ariko noneho haza kuza ka mbegero vuba bimwe honorable yamuremye yasobanuraga mwabyumvise ukuntu nyakwa president yatanze warning yaratubwiye bari muri mission muri peace missions abwana bararusha ko dutanga iyo message ko bagiye kubyihagarikira biravugaga binaniranye yohereza ingabo zirakubita kwere. Territory twari dufite yikubye nk'inshuro 3 munsi. Baraje bagira hano za Rurindo za Base n'ahandi. Tekeza ufiye pyo ngiyo umuntu avuga ko nta centimetero gira. Noneho induru ziravuga imishyikirano babamo gusaba tura withdrawinga hazigaramo big DMZ. Ariko yamishyikirano imwe bajyaga basinya Arusha hari ibyo batasinye. Ubwo wahise babisinya bahita babisinya Arusha irasinywa irimo nuko tugiye kuvanga n'ingabo. Kera najyaga ngana n'abantu hano i Kigali harimo n'abantu who meant well badafite umutima mubi pe. Nkuriya Rando Minister Chantal yavugaga nigeze kuganira nawe akambwira atari ko Karenzi kuki musaha ibintu byinshi ngo Arusha ngira ngo bashaka kuduha 5% 20% mu gisirikare, kuki musaha ibintu byinshi. Ntese kuki nyakubahwa Minister ubu se wowe ubona turi bangahe mwe bandese hata batutsi ntabwo RPF ari abatutsi none se reka ko y'abatutsi mufite hangana iki
amubwira se nyakubahwa minisita nubwo bavanga dufite agasantimetero iyo umuntu avuye hanze akagutwara santimetero iwawe akayigumana hari ubwo nindi watsinze. Anyway, long story short, ibyo bivuyeho ubwo haje za mission za gomu aho bavuga zinditsemo intwari barasinye abagiye mu museum kare mwayibonye bakantana bavuga ko akantu kazaba mu minsi ya vuba ka kantu kaba karabaye indege Habyarimana biraguye yeguye ya mariste bari badronze yo kwica abantu batangiye kuyashyira mu bikorwa baba sector commanders bahari ba Faransa ba Etienne ba Gire ba nde ba specialist bose buri muntu acanganyikirwa bose ahubwo batangira kwica abantu. Cyo gihe nari mu mission ya UNAMIR niyo yari yavuyemo Goma yayiyoboye abenshi ne bazi na Romeo Dallaire. His Excellency adutuma ati mubwire mutabara abantu cyangwa ndazamba mbitabarire. Mu byukuri na minwa intambaraga rifite zo kwayatabara abantu. Ariko bakanavuga ko badafite iyo mandate uko bageze bakanagenda hagasigara abirabura. Aba rero that was on the 6th 7th adutumaho hanyuma ashiza ingabo ze zose on standby arazihamagara arazibriefinga tugiye kujya mu gihugu hose guhagarika genocide gutabara abantu ibindi ajya no kumurabyibuka bamwe ajya no ku radio akora arabivuga openly. Cyo gihe yaremye yarumva mu Kinyarwanda bitangwa n'imishora itatu abacaga muri Eastern Axis abaha ubuyobozi bwabo centre bazaga Kigali abaha ubuyobozi bwabo harabaciye mu North of course akomeza ari we uba commandinga nabo bagiranaga coordination ariko kuri level yabo bahabwa amabwiriza mpaka baraza barabikoze uriya mugabo arimo kundeba nabi bafashe inzira bwo barazirukanye bafashe leta ariko bakomeza bakombinga noneho abari hano kuko niho nshaka kurangiriza abari hano za nzira bwoba intera hamwe zirahunze twese benshi twageze Kigali ariko bandi bari mu bindi bice by'u Rwanda hari n'abakoraga n'abafaransa bakarwana nabo hari abakoraga n'intera hamwe ariho haje kuzaza za operation turquoise n'iki na za zone turquoise. Abari hano rero baba retreatinze bafashijwe nabo abafaransa baje muri za operation turquoise barabamukije muri Congo cyane Eastern Congo Bukavu na Goma ari bakiye bagiye Tanzania bagera basubiye muri formation z'abasirikare bari organizinze ngira ngo bari batifitemo akantu nibwo batangira ku infiltratinga bakica abantu batangiza insurgency ari nayo yaje kuvamo ko commander in chief n'ubundi afata icyemezo cyo kugira ngo tujye muri Congo hahandi bari number 1 tuvane abaturage bari bafashe bugwati tubazane number 2 utabishaka agende yajya urebye inkuru yanjye ari ndende cyane ariko ntabihereye kubera impamvu muzi nkaba ariko nshaka kubabwira nyakubahwa first lady ko aho twaga turi ku rugamba hari n'abategarugori bari part of the struggle abangira ngo nubwo twatwaye umwanya nako twahawe umwanya mutoya nsabe honorable Oda agira icyo bivugaho. Murakoze nyakubahwa first lady lakoze afande mwarakoze kuba mwarahesheje ishema ababyeyi mukatahana intsinzi mwarakoze cyane.